jenoside nuko RPF yatsinze igafata igihugu. Jenoside ikitwa jenoside. Ubutabera kugira ngo ubutabera nuko RPF yashyizeho gacaca tugacira miliyoni 2 z'abari bakoze jenoside. Ahandi hose bagomba kubikora. Ubwo rero murabyumva niba mutegereje niba dutegereje ubutabera bw'i Burundi ntabwo muzabona. Kuko natwe turabutegereje. Mbere yanyu mbere ya gato. Bari bose bariyo niko bisha mu Rwanda. Amazina arahari za liste baje baziba. Nemwe murasaba abageze ku ndivugira Burundi basaba wenda abageze ku ni muzeti to rutarimara cyabakora inzara ku murima abanyamurenge ubwo bibukaga bene wabo bapfuye baguye mu nkambi ya Gatumba aravuga ati rwose ati niba mushaka no kubimenya ati natwe ara mu Burundi atabarundi arasa nimuzi ko natwe bakoze jenoside hano mu Rwanda nimuzi ko batwiciye ati se twabahaye abantu bagomba gukurikirana bigeze bakora iki hari numwe bigeze bakurikirana muri abo bose ati ubwo butabera muri mu kuvuga natwe turabukeneye ubutabe natwe turabukeneye kuki mwumva ko ari mu bukene mwenyine ntabwo ari mwe mwenyine muri abanyarwanda ariko banyekongo biransetse yo mwita abanyamurenge no musozi ubwo se tuzi ubwo nzita abanyakagari muri abanyarwanda ariko banyekongo nkuko hari abanyarwanda muri murenge muri iyo plateau yanyu abanyarwanda muri Masisi abanyarwanda muri Rucuro abanyarwanda muri kiriya gice cya Uganda nabo biyita sinzi zina bihaye ngo batitwa abanyarwanda muri abanyarwanda byanga mwabereka muri abanyarwanda ariko abanyekongo Kongo ni yanyu ntabwo muri numva birirwa bavuga abanyamurenge muri banyamurenge ko muri abanyarwanda muri abanyarwanda nkanje ariko yewe uri mu Rwanda mwebwe muri Kongo niko byabaye igice kimwe kirimo muri abanyamurenge muri abanyarwanda b'abanyekongo kaza kuryoherwa n'ibyo ngibyo ndimo mbabwira kugira ngo ngende nkosora utuntu duke twagiye tuba hano ku ntuza ariko hari n'akandi kantu gatoya wenda aba professeur bari barahanga abahanga nabonye bose ko ari abahanga n'aba docteur cyo wa mwana wari uhari niwe batavuze ko ari docteur oya nibyo kandi nibyo bavuga byari byiza ariko nagira ngo n'iki kibazo bavuga ba bantu ngo n'aba inorotique cyangwa hamiti n'ibindi bintu bantu ni linguistique no mudage bavuye iwabo araza ahera muri za Cameroon akumva bavuga mutu ajya muri South Africa arazamuka agera iwacu bikagarye nabigarukira burya Uganda no muri Kenya bigarukira ari ukuvuga kuko dufite indimi ni linguistique dufite indimi zenda gusa ntabwo ari rase yo kuvuga ngo hari umuntu uzanga afite amaraso amwe n'abandi no ni indimi zenda gusa wenda ibyo biranashoboka kuko niba ari indimi zenda gusa nunsi we munyamurenge uvuga iki nuvuga ikinyarwanda ikinyarwanda rurimi iki sirangi bantu nirangi nirotika uba muri nirotika ite kuko ibyo bituruka kuri bya binini tugira n'ingorane ubu batwita abahamiti muzi aho bituruka abahamiti Bibiliya dore bamusenyera biyigisha muzi umuntu witwa Noah mujye musoma muri Bibiliya uzumva aba madini n'abandi babarokore n'abandi bakubwira ngo nabakurambere bacu Abraham mukurambere wawe ariko mukurambere wawe ariko ko ari kanyarwanda Abraham no mukurambere w'abayahudi n'abarabu mukurambere w'abayahudi n'abarabu wanjye ni kanyarwanda naho bihuriye ariko tubye n'uwo nguwo yigeze kugira ingorane sinzi aho yarari ubanza yaranyewe akayoga ka divayi arasinda araryama arisinzira umwana w'umuhungu mukuru aje kumureba abona se
ara uko bivuga muri Bibiliya ara museka aseka se kuko yambaye ubusa muhaze urubyiruko ngo muzakora iki muhaguruke mujye kubohora igihugu. Yego ni muzehe Tito Rutarimara mu kiganiro yahaga abanyamurenge bibukaga bene wabo, ni ikinyarwanda avugaga kirumvikana, nta bisobanuro byinshi nashyiro cyangwa se ngo njye kugira amagambo menshi mvuga, ariko icyo mugomba kumenya nuko uwa mugani kuko bano banyamurenge bamaze iminsi barwana. Iyo tuvuga za M23 n'ubone n'abanyamurenge, tukavuga za twirwaneho n'abanyamurenge, ibyo byose barimo gukora barimo guharanira uburenganzira bwabo. Mu gihe baramutse batarwanye uwa mugani kuko nta numwe uzabavuganira, baramutse batarwanye, baramutse badakotanye ngo urugamba barutsinde, byazagorana ko hari undi uzarubatsindira. Niyo mpamvu naho ibice bagerageje gufata baravuga ati natwe ntiduteze kuzabivamo, tugomba gukanira, tugomba gukoresha ibishoboka byose zone twakwita kari yacu tukayifata tukayikomeza. Muri uko kuyikomeza nibwo byibuze natwe wenda dushobora kuzarenganwa, cyangwa se akarengane kacu gashobora kuzagera gute, gashobora kuzumvikana. Ariko mu gihe byose bitarakorwa, mu gihe bataratsinda, batarabona bataratsinda, byazagorana ko bagera gute, byazagorana ko akarengane cyangwa se ubusabe bwabo bwumvikana. Ndabyibuka neza, niba mubyibuka neza, aba bantu twita ngo nibo baba baje gukemura ibibazo by'ahantu habaye intambara cyangwa se hari amakimbirane y'imiryango, ndetse iba yarashyizweho n'abandi bantu bakomeye hirya no hino ku isi. Izo mwumva ngo ni za MONUSCO, abo mwumva ngo ni za Human Rights Watch, abo imiryango igiye itandukanye, abo mwumva ngo ibyo bihugu bikomeye cyane nk'Abafaransa, mukumva ngo Abongereza, mukumva ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaje mu bibazo runaka baje gukemura ayo makimbirane. Ndagira ngo nkubwire ko kenshi biriya bintu ntacyo babafasha, baraza bakabarebera, bareba icyo akora ahubwo hari utwo mufite, niba hari amabuye y'agaciro ari iwanyu, niba hari ibintu bashobora gusahura, niba hari ibintu bashobora kubyaza umusaruro, bakaza bakabijyamo, bakakumvisha uburyo ki bwose urugamba bari buze kugufasha, bari buze kuguha ibyo bikoresho, ariko bikaza kurangira ntacyo bagufashije, kuko nk'ira jenoside yo mu Rwanda ijya kuba, si uko batari bahari, mwumvaga ngo ni ingabo za Minuwari, ngo ni ingabo zaki, bose bari bahari, barareberaga bo babiri, mujye mwumva birirwa bavuga byonyine bakoze iyo jenoside kugira ngo impapuro zibata muri yombi zizatangwa, nabyo wasangaga ari ikibazo. Niyo mpamvu uyu musaza cyangwa se Tito Rutarimara ibintu arimo kubwira bano bantu, ngenda byumva cyane, ndimo kubyumva cyane kandi biranumvikana. Aba bantu icyo bagomba gukora, nabo ijwi ryabo nibakomeze barwane, ijwi ryabo rizagera ryumvikana, ariko rizahabwa agaciro. Ijwi ryabo ry'abanyamurenge, ijwi rya M23, ijwi rya twirwanaho rizagera agaciro ari uko batsinze urugamba. Mu gihe badatsinze urugamba, n'ubundi byose bizaba ari impfabusa, aribyo bita mu Gifaransa travail nul. Ni imirimo idafite ni imirimo yabaye impfabusa. Ni nka byo bavuze ngo kwizera kutagira imirimo icyo gihe kuba kubaye impfabusa, niko Pawulo yavuze. Aba nabo mu gihe baba batarwanye, mu gihe baba badakotanye ngo urugamba bazarutsinde, byazagorana. Bazajya bafata akanya bibuke bagire gute, ariko ntacyo bizatanga ku ruhando mpuzamahanga, ntacyo bishobora kuzatanga. Reka twumve no mukobwa nawe Moses, ndebera niba no mukobwa wamumboneye mwe navuze nkubwira, n'epfo nabonye hari umupadiri wavuze, musenyeri wavuze, nawe tuze kumwumva. Ubwo turacyari kwifatanya n'abanyamurenge. Reka twumve. Ntabwo ari umukobwa w'ingene, nabonaga ari umukobwa, kumbe ni umujama. Ijwi rye numvaga ari nk'iry'abakobwa no mutipe we. Katumwumve, daje mu kanya tubanze tumwumve n'ibyo. Akarengane k'abanyamurenge kandi umukene. Birashoboka kuko twavutse dusanga aka karengane k'abanyamurenge gahaba. Ni umukobwa. Si ikosa ryacu, si ikosa ry'ababyeyi bacu. Ariko biragatsindwa kuzogahoramwo, tukagakuriramwo, tukagasaziramwo, tukakabyariramwo, kuzogeza igihe ntazi. Dufite imbaraga, dufite ubwenge, dufite ubushobozi, marababaje kabisa. Mwabasore mureke mahindi y'Ibugara, umwana w'umusore akamagagara ngo nje ngo sinyova mu mujyi,
mu Minembwe hari umujyi kandi Minembwe nimukenera uko iba nka Nairobi izaba nka Nairobi bivuye mu maboko yanyu timutekereze ngo abubatse Nairobi ngo nabavuye mu bindi bihugu byo hanze ese muzamugira hanze bo ni bande babubakiye se abana babo bubatsi babo kubera ko mutotaha muje kubaka iwanyu namwe hamere nkaha ngaha namwe ibindi bihugu biza mu byakire biza gupagasiriza iwanyu nubwo muzopagasa mukaja hanze mukagira gute n'abari hanze bose mwese muri impunzi kandi mwese mwaciwe amaboko suko ko muri bakajorite ko turagira dutahane bakajorite tuje kubavuza abakobwa murahari muri tayari gukora icyo basaza banyu bananiwe mufate ya mbere basha jewe uraha imbere simbiyahiye ndabizi uko ariho aba bafotora nimushake mu bifotore aho nkabya duhitaza haki sinyihaye arababizi ndi kumwe n'abakuru banje ndi umukobwa nkora inshingano z'ubukobwa ariko ndi umusirikare aho nkabye aduyi taza igerembo taza risi ubushize tawababwiye ko indege yaje iterura ikazitibura amasasu yabuze umutekano kwiga hasi tibababwiye ngo watoye tunizi ya mbere n'umukobwa ni njyewe ari uko nyabaye bababwiye ko mu Minembwe ariho bazabapfa gusa hajya muri mu kwanga gutabara ngo mudapfa nana muri Kenya timuri mu guhamba iwacu ifu zirahari aho muri hose zirahari kandi kugira tumare kari akarengane kuri kwicwa kuda ariko umwana akanyegarure hako ni gutuma umwana w'umujirani wawe tavuze mwokurana ukabona mufata ukamukoresha imirimo yawe akaba yona gukorera imirimo ukamwishura mwaca akaguhinduka akagusenyera wamara ugacicega nawe ukamumutinya kandi ari we wari bose wiwe mwatura muri aba bose mukabakoresha bamara bakabahinduka kubera akarengane kubera ko nyine batubonye mu mutwe ariko kubera ko twigeze abanyabwoba bacenyeje gute muntu umukozi wawe wamugirira ubwoba akakwica kandi wamara ukamuheza imbaraga ukamuhunga umuntu azahunga umwanzi wiwe cyangwa se amugwanya abasore dutahe tuje kusa ikivi ba papa bananiwe kugeraho tucuye umuzi mubi izi jenoside baba tubwira twaje kwibuka hano sidukeneye ko zizosubira gukorerwa abandi banyamurenge mufata amahame umugabo azarangwa n'ihame umugabo utazarangwa n'ibikorwa gusa azarangwa n'amahame ye muhaguruke mwa basore mwe dukora icyo ababyeyi bacu baharaniye dufite ababyeyi babiguyemo amaraso y'amakanika muzoyabazwa yasize amapeta ye yasize icyubahiro cye yasize abana be yasize umugore yasize agarutse no kuri makanika murabyibuka makanika nawe ari umwe mu bantu baguye ku rugamba ino ntambara cyangwa se iyi mirwano ishyamiranyije hagati ya M23 ndetse na FRDC cyangwa se n'ingabo za leta ya Kongo kuva yatangira murabyibuka ko haguyemo abasirikare benshi cyane bagiye batandukanye muri boka umuvugizi wabo Olivier Wiringoma nawe yarahaguye ni benshi abantu bara neza abantu babuze amahwemo abantu byaranze neza burundu bishatse kuvuga ikiro bishatse kuvuga ngo ati mwebwe nimudahaguruka ngo muhaguruke muze tujye kusa ikivi basogokuruza bacu ba data bacu bananiwe uno mukobwa urimo gutanga message hari ku rugamba twakunze kugira tumugaruko tuvuga uburyo byari bitoroshye byari bikaze byari bindi ariko yagaragaje imirimo y'ubutwari rwose n'uyu munsi kandi aracyarurwana nta mikino ibihari ku rugamba nka ruriya babitoroshye mwa bantu mwe mpamvu bavuga ati mwebwe ibintu bamurimo ariko nibiki muze tujye gushyigikira muze tujye kurwana urugamba ati za Minembwe mureba hariya Moses nako ka video kanshiremo ati za Minembwe mureba hariya mubona ati nta kindi za Minembwe nazo zazaba nka za Nairobi yazaba umujyi nka za Kigali hazaba nk'ahandi ati ariko bariya bose ni kavukire bari mu kubaka imijyi yabo
urugero rwo hafi nk'umujyi wa Musanze kubera abawuza bawugenda mubona hari umujyi udateye imbere mu nyuma ya jenoside vanga si umujyi wanageranya ubwo wenda si ibyo wenda ko uri mu ntara nyine ariko uriya mujyi ntakubeshya uburyo urimo kuzamuka mu iterambere. Uyu mujyi wahariye Musanze rwose urebye na Kigali wawunyuraho. Umujyi wa Musanze uteye ubwoba mu mijyi myiza urimo kubakwa n'abandi se n'abanyamusanze n'abandi bagiye batandukanye. Abanyamusanze nimugire ngo hari abandi. Katwumve uno mugabo nawe no mupadiri no musenyeri nawe twumve message yatanze. Bese turi abanyarwanda cyangwa turi abanyamurenge cyangwa turi abatutsi. Hari n'umuntu wabindukiye nashubije arantuka. Sinamushubije naramize ndaceceka. Nibagiwe carte yanjye y'ibatisimu. Iyo mbyibuka mba nayizanye hano. N'ubuhanga bukomeye. Kandi ni original. Nabatijwe ku minsi 2 ukwezi kwa 2 55 ibaraka. Muri carte yanjye niko bandikaga bose abakristo bose n'abakatekumene obane bukatolika mbaye mvuga bashiragaho izina ryawe ry'abatisimu n'izina ryawe wavukiyeho mu bwoko bwawe umuryango wahawe naso cyangwa se na nyogokuru cyangwa se n'ubundi muntu wo muryango nyogosenga uri wese bagashiraho amazina ya so na nyoko barangiza bagasiraho n'ubwoko bwawe ndi umunyarwanda biranditse ngo banyarwanda. Muzabaze abanyamurenge bose babatijwe mbere inyuma y'iyo myaka bose banditse ko ari abanyarwanda kandi ni ukuri. Donc ndashaka kubavanamo complexe d'infériorité. Nubuhamya arimo gutanga uno musenyeri wahariya mu bice wabatirijwe mu bice bya za Baraka tumaze iminsi tuhavuga ni harimo bera bice bya Kongo ujya ku mupaka n'ubundi werekeza mu gice cy'i Burundi. Urumva uburyo arimo kubivuga ati mu kubatizwa kwanjye narabatijwe karitangiye abatisimu nuko nayibagiwe atariko ati icyo nashaka kubabwira ati nuko bashyiraga ko uri umunyarwanda ku ikarita yawe cyangwa se ku byangombwa byawe bagashyira ko uri umunyarwanda. Noneho bashyira ko uri umunyarwanda ati ugasanga twebwe tugize complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité ni ukugira imyumvire yo hasi nyine kumva ko uciriritse nyine kumva ko kwitwa umunyarwanda mbese nta gaciro ubuhabwa nta gaciro ufite kandi mu by'ukuri ubizi neza ko wavukiye muri Kongo ubizi neza ko ari igihugu cy'iwanyu ariko ukajya kumva ngo bakwitiriye u Rwanda. Ibyo byose nibazo bikomeye cyane. Muri za message zitangwa baravuze ngo turi abanyamurenge turi abatutsi dufite inkomoko ku banyarwanda kandi turi abanyekongo. Nta na kimwe muri ibi kivuguruza kivuguruza ibindi. Izina abanyamurenge ntiryigeze rigamije guhakana cyangwa se gusiba inkomoko yacu. Mbere y'uko iryo zina ritangira gukoreshwa cyane umuryango wacu wakunze kwitwa abanyarwanda abatutsi banyarwanda bo muri Kivu y'Amajyepfo. Kivu y'Amajyepfo tumaze iminsi tubivuga. Kuba twaramenyekanye nk'abanyamurenge ntibyaremye ubwoko bushya kandi ntibyahanaguye amateka n'inkomoko byari bisanzwe bihari. Izina abanyamurenge ryaje kugira igisobanuro gikomeye mu bijyanye n'ubutaka na politike kuko ryafashaga gutandukanya imiryango y'abatutsi banyarwanda b'abanyekongo yari imaze ibisekuru byinshi ituye muri biriya bice bya Kongo n'impunzi z'abatutsi zaje zivuye mu Rwanda cyane cyane nyuma y'imvururu cyangwa se nyuma y'imvururu yatangiye mu mwaka w'1959. Kwiyitarira abanyamurenge byari uburyo bwo kuvuga tuti aha ni iwacu dufite imizi yimbitse n'amateka yihariye muri Kivu y'Amajyepfo. Ntituri impunzi nshya zaje vuba
byari ugushimangira ko turi abanyekongo, atari uguhakana inkomoko yacu cyangwa ubunyarwanda bwacu kubera amateka, ariko twebwe icyo twabwira ni uko turi abanyekongo. Niyo mpamvu kuvuga ngo ndi umunyamurenge bityo si ndi umututsi kandi nta sano mfite n'abanyarwanda. Ari uguhakana igice cy'amateka yacu, ntabwo dukeneye guhakana inkomoko yacu kugira ngo tugaragaze ko turi abanyekongo. Imipaka yashyizweho n'abakoroni ntiyasibye abaturage, indimi, imico n'amateka byari bihari mbere y'uko iyo mipaka ishyirwaho. Kuba uri umututsi ukavuga ikinyarwanda kandi ukaba ufite inkomoko y'amateka ifite cyangwa se ihuriye n'u Rwanda, ntibisobanuye ko uri umwenegihugu w'u Rwanda muri iki gihe. Inkomoko n'ubwenegihugu ni ibintu bibiri bitandukanye. Muri uwo murongo rero, ubwoko n'ubunyamurenge ubwabwo bwari igitekerezo cyo kwirwanaho no kubungabunga ubuzima n'uburenganzira bw'umuryango twirwaneho, na mbere y'uko twirwaneho iba umutwe cyangwa umuryango. Ibyo byose twabikoraga kugira ngo turebe ko twaramuka cyangwa se twabaho dutekanye. Ikindi byashimangiraga ko dufite amateka yacu kandi ko dufite uburenganzira bwo kuba muri Kongo tutiriwe duhakana abo turi bo. Turi abanyamurenge kubera umuryango wacu wihariye n'amateka twubatse muri Kivu y'Amajyepfo. Turi abatutsi ku bwoko n'umuco w'inkomoko, katwemere ko turi abatutsi bitewe inkomoko y'aho twaturutse n'icyari kituzanye nta muri Kongo. Dufite inkomoko rwose ku banyarwanda, ntabwo tubihakana. Turi bene Kanyarwanda, urumva, turi bene Kanyarwanda, ariko turi abanyekongo. Turi abanyekongo kandi turi abanyekongo ku bwenegihugu no ku bw'ibihe byinshi by'ibisekuru twamaze muri Kongo. Izina abanyamurenge ntiryari rigamije gusiba aho twakomotse, ahubwo ryashimangiraga aho turi abiwacu naho dufite uburenganzira bwo kuba. Aha rero aba basaza mwagiye mubona bano bagiye batanga ubuhamya, nta kindi bakomozagaho, nibyo bagendaga bagarukaho bashimangira uburyo ari abanyamurenge, bashimangira uburyo rwose izo nkomoko zose bafite aho bishoboka. Mbese mu by'ukuri nta kibazo gihari. Kadusoreze kuri uno mugabo kugira ngo tuve kuri ino ngingo. Nawe ndebera Moses, uyu mugabo nkweretse aba ari dusorezaho ino ngingo y'abanyamurenge, dusa n'abagira gute n'abayivaho rwose, dusa n'abayivaho, twumve message yari yateguye, ubundi dukomeze ikiganiro cyacu tujye ku zindi ngingo. Ariko nawe reka tubanze tumwumva atagira ngo twamuniganye ijambo. I arrived in Burundi around 4 times. Tubonana n'abategetsi bose kugeza kuri ba procureur yewe na president yaratwakiriye. And we met all the authorities up to president. President aradusezeranya aratubwira ko agatorwa asa n'uyu pasteur bazoba badutanga ikirego baduheza nimero ya dossier. And the president promised us that they are going to follow it and they are going to be caught. Ariko byahekeye aho ngaho. But that was the end of it. Procureur twarabonanye aduha nimero ya dossier atubwira ko bazotangira kubasambisha vuba cyane. Procureur, we met them and gave us the number of the case number. Ariko nta cyakozwe. But they did nothing. Ariko isubiye inyuma naje kubyumva. But when you went back, naje kumva impamvu bataduhaye ubutabera. I came to find out the reason why they denied us justice. Nuko bahuje umugambi n'ababicanyi. It's because they joined together with the killers. Abicanyi bakera n'abicanyi bubu bahuje umugambi. The killers in that time, even the current killers, they have the same. Kubera ko abicanyi bubu bafunga abicanyi b'ejo. Why? The reason they can catch the killers who killed us in that time. The second thing is because they are still in their process to kill the remaining ones. Murafungira abantu ko bishe abandi kandi bagifite gahunda yo kwica abo basize abasigaye. Are you going to accuse people of killing people and yet they are still on the duty to kill the remaining ones? Urebye biri kubera muri kiriya gihugu
If you can watch carefully of what is happening in those countries, it's something horrible. Abavandimwe bacu bari hariya bari Bujumbura ibono kwibuka ntibibutse. Our brethren here, they are in Bujumbura, they didn't even remember. Ibo nta n'uburenganzira bafite bwo kwibuka nkuko twabikoze. Today they don't even have right to remember as we did today. No ntibagiye no kwirima ngo baje kureba hariya twashinguye abacu. They have never even been allowed to go there to the graves. Ayo makuru muyabaza murasanga ari ukuri. If you ask that information, we'll find them through. None sabo ngabo tubasaba ubutabera gute? How can we advocate justice from them? Bari mutuntu nyine turi chip ngo mutualite irakorana na gakondo ngo irakorana n'amahoro ngo irakorana nande bon mutualite. So nukubabwira ko abo it's to mana agwa byoroshye umva nagahinda bari kenshi n'amarira bari menshi urumva kwicirwa abavandimwe ukagera gute bari mu Burundi bo rwose banahawe amahirwe yo kwibuka nkuko bagenze bo babonye amahirwe yo kwibuka. Ni ikibazo gikomeye cyane naho bashingira bavuga ko mu Burundi nta butabera babitezeyo, nta butabera rwose bateganya no kuzabona. Ibyo byose rero ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane, ikibazo gikomeye cyane. Ariko ibavuze ngo ari umuntu baje ngo bavuze ngo abanyarwanda b'abanyekongo, no kuvuga iki abanyarwanda b'abanyekongo nyine bahoze ari abanyarwanda guhera muri za 59 wenda kanse n'ubimusobanuro gato cyane. Abanyamurenge mubona bose ni abanyarwanda, kambivuge gutyo ni abanyarwanda. Ariko nivuga ko ari abanyarwanda benshi harimo abavukiye mu Rwanda, ariko ntabwo ntabwo abikitse nk'abaje babaga muri izi nkambi n'abana babo bavukiye mu Rwanda. Ariko nabwo kenshi inkambi ibiri n'icyo gihe ntabwo haba hitwa kari mu Rwanda, akenshi agace k'inkambi abari mu gihugu cy'iwabo, ako kanya bita byitirirwa igihugu cy'iwabo. Niyo mpamvu kenshi wabonaga wenda reka ntanga urugero ku nkambi yabaga hano hakurya Gihembe, wasangaga kenshi bagira utuntu twabo cyangwa se imico yabo n'ibiki byose, ariko ugasanga wenda twebwe nk'u Rwanda ni bitureba cyangwa se dushaka kwivanga muri gahunda zabo. Urugero rwa hafi mu gihe twibukaga wenda nka jenoside yakorerwaga abatutsi abanyamurenge bo mu nkambi, ibyo kenshi ntabwo byabaga bibareba kuko hari twafataga nko muri Kongo mu gihugu cyabo. Uriya musozi icyo gihe bakimara kuhagera abari igihugu cyabo, kuko nta nubwo baba bafite n'indangamuntu nkuko twe dufite indangamuntu zacu, bo bagira izo bita irangamunzi. Mu by'ukuri ntaho tuba duhuriye. Bavuze ngo abanyarwanda b'abanyekongo babivuze wenda Muzeti to yabisobanura ko abantu batagiye babyumva. Abanyarwanda b'abanyekongo ni b'abanyarwanda bateshejwe bavanwe mu byabo bazira ko bari abatutsi, bahungira muri Kongo muri za 59 bagiye ari abanyarwanda. Ariko mwibuke ko mu kugerayo hari abo babyariyeyo, hari ababakomotseho bavukiye aho ngaho muri ibyo bice bya za Murenge, kuri uwo musozi wa za Murenge bavukira za Minembwe, kurumva bari mu bice bigiye bitandukanye n'ahandi hose ryatandukanye, babyarira abana ari bo tubona ubu ngubu ari imiryango turimo kubona amaginga aya ngaya. Abo bose rero mu by'ukuri ni abanyekongo ariko bafite amamoko hehe ku babyeyi b'abanyarwanda. Urumva seza kanima muri kumva neza, bafite amamoko cyangwa se bafite inkomoko ku abasekuru babo n'abasogokuruza babo bahoze ari abanyarwanda, nabo bari barateshejwe mu byabo baravanwe mu Rwanda. Na politiki yari hari icyo gihe idafatika, yari ya feke, reka mbyite ko yari ya feke. Barangije bahungira hehe? Bahungira hakurya yo mu mashyamba ya Kongo. Mu guhungira muri Kongo ro berangira bagize gute? Niyo mpamvu tuvuga ngo bafite n'abanyarwanda b'abanyamurenge. Aba turimo kubona ro barimo kwibuka amaginga ngaya, izi generation turimo kureba amaginga ngaya, aba bose bo n'abanyekongo ariko bafite amamoko hehe? Bafite amamoko ku banyarwanda. Ibisekuru byabo ni by'abanyarwanda. Nibyo Muzeti to yavugaga ati nta kindi kugira ngo namwe uburenganzira bwanyu buzubahirizwe, ni mugende mujye kurwana, ni mutarwana ngo mutsinde ubutegetsi bwa Kongo. Ntabwo
akarengane kanyu kazumvwa, muzaguma nyine mutotezwa, bizaguma uko nguko, ariko nimuramuka mutsinze urugamba ibyo bizikora, ibyo byose bizikora, nubwo bizabasaba kuvuga amagambo menshi cyane. Natwe kugira ngo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yemerwe, kugira ngo yemerwe namwe murabizi ko byagenze, nuko twabanje gutsinda urugamba, tunese twari mu mashyamba za Uganda na yose, atukeka ko twebwe amahanga atabibonaga, ukeka se ko twavugaga tukumvika, ijwi ryacu rikumvikana, nyene natwe badufataga nk'inyeshyamba bakadufata nk'abantu ba fake, ariko twatsindiye aho twatsindiye natwe nibwo twagize gute, niho twahawe agaciro. Ngo ngiye nari mvuze ko hari abagiye muri za 59 n'abandi banagiye na mbere yaho, ubwo namwe bafite ibindi bitekerezo mukomeze mu ibitekerezo, ariko nuko byifashe ingingo reka tuyiveho rwose, ndumva twiganiro bihagije. Reka ariko natwe tuvuge ngo dukomeje kwifatanya n'abanyamurenge babuza ababo hariya mu gihugu cy'u Burundi, nuko byifashe.